Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese nshuti bakundwa bene data, ndi Odette Kandama ubasuhuza muri Saveur Divine. Dushimye Imana nyiribihe ikomeje kubana natwe no kudufasha, kandi ikaba ikomeje kutubera maso. Nishimwe kongera kuba muri uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Mpaye Imana icyubahiro kuko nidutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mu nkunde rero dusoma amagambo y'Imana yanditse mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14. Dusome duhereye ku murongo wa 5 n'uwa 6. Handitswe ngo Toma aramubwira ati Databuja, ntituza aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iki cyumweru twafashe gahunda yo kuganira kuri uyu murongo wa 6 uvuga ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe ujya kwa Data atari we umujyanye. Hanyuma rero jewe ndaganira kuri iri jambo ribanza ko Yesu ari we nzira. Ndashaka kukubwira nshuti mwene data unyumva ko Yesu ari we nzira yonyine itugeza cyangwa izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ni we nzira yonyine. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Hano rero Yesu yatangiye aganiriza abigishwa be, ababwira ko badakwiriye guhagarika imitima, ahubwo ko bakwiriye kwizera Imana nawe bakamwizera. Abasobanura ko mu rugo rwa Se hariyo amazu menshi, kandi ko atababeshya yaza kuba adahari aba abibabwiye. Abwira abigishwa be rero ati jewe ngiye kubategurira ahanyu, mu gihe gikwiriye nzagaruka mbajyane, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi inzira murayizi. Tubona rero uwitwa Toma aramubwira ati rwose ntabwo tuza aho ujya, inzira twayibwirwa nande? Yesu rero nubwo yamusubije aramubwira ati ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni nge bugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Mu nkundire rero tuvuge ko Yesu ari we nzira. Abazankurikira bazababwira uburyo Yesu ari we kuri, uburyo Yesu ari we bugingo, ariko mu nkundire tuvuge yuko Yesu ari we nzira. Mbese mwigeze mwumva abantu bavuga ngo inzira zose zigera i Roma? Birashoboka hari ku iyo nteruro mwayumvise. Abantu bakunda kuvuga ngo inzira zose zigera i Roma. Baba bashaka kuvuga yuko hariho uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje. Ariko nubwo inzira zose zigera i Roma, inzira ijya mu ijuru yo ni imwe, ni Yesu Kristo umwana w'Imana wapfuye akazuka. Uko abantu babivuga bakavuga ngo zigera i Roma, birashoboka ngo wakoresha uburyo bwose ukagera ku cyo wagambiriye kugeraho, birashoboka. Ariko kujya mu ijuru nta yindi nzira ihari. Inzira ni imwe ijya mu ijuru, ni Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho wapfuye akazuka, niwe nzira. Reka dukomeze tuganire uburyo Yesu yagiye akomeza abisobanurira abigishwa be, ariko intego yari imwe, yashakaga kubabwira ko ari we nzira imwe rukumbi, we wenyine ijya mu ijuru. Kandi iyo tugenda dusoma ubutumwa bwiza, uzatinye kandi uzubahe deklarasiyo Yesu yikoreye ubwe. Aya magambo niwe wayavuze ubwe, aravuga ngo ni nge nzira.
niba ari we ubivuze akaba ari we ubyivugiye, ni ukuri yaravuze ngo ni ngewe nzira ijya mu ijuru, utanyuze kuri jye ntabwo uzagera kuri data. hanyuma ahandi arongera abwira abigishwa be, arababwira ngo ndi inzira kandi ndi inzira ifunganye. iyo dusomye mu butumwa bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 13 kugera ku wa 14, yaranditse Matayo, ariko ni Yesu wabivugaga abwira abigishwa be. natwe kandi nitwe turi kubibwirwa umunsi wa nonaha. wowe uri kunyumva ni wowe ubibwiwe, twifashishije izi declaration we yivugiye n'akanwa ke, uko yabyivugiye abibwira abigishwa. uyu munsi bigeze mu matwi yawe. yarababwiye rero ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. arababwira ngo ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. niwe wivugaga. Yesu ni inzira rero, kandi ni inzira ifunganye. ntutangazwe nuko iyi nzira ifunganye hanyuramo bakeya, kandi ngo iragoye gucamo, niko Yesu yavuze. bisaba kwiyambura byose. nubwo ifunganye, nubwo isaba kwiyambura byose, ariko niyo nzira yonyine ijyana abantu mu bugingo buhoraho. twese dukunda kuvuga ko tujya mu ijuru, ndetse hari n'abajya babiririmba cyane bakavuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, ni naho twese tuzishima iteka. ariko hari aho banyura bajyayo. inzira ni imwe, ni inzira ifunganye, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu yongeye kubivuga ubutumwa bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 7, aravuga ngo nukuri ni jyewe rembo ry'intama. haleluya. aravuga ku murongo wa 9 ngo ni nge rembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjiramo, azagubwa neza, kandi azabona urwuri. Imana ishimwe. hanyuma uwitwa Yesaya we abihishurirwa ko Yesu ari inzira, kandi akaba ari inzira nyabagendwa, ndetse ikaba ari inzira yo kwera no gukiranuka. umva uko Yesaya yabivuze. yaravuze ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa. iyo nzira izitwa inzira yo kwera. abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. iyo nzira nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmbana ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Imana ishimwe. Yesaya wahishuriwe yabonye ko iyo nzira ari we Yesu, ni inzira nyabagendwa, ni inzira yo kwera, ni inzira yo gukiranuka. abanduye imitima ntabwo bayinyuramo, kandi naho abagenzi baba ari abaswa ntabwo bayoba. iyo bemeye kwizera Yesu ntabwo bayoba. Imana ishimwe. iyo nzira ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ni inzira nyabagendwa. uzi ko nasomye mu Cyongereza ngasanga ngo ni highway. muri highway nta maferuje abamo. donc ni inzira ugendamo. donc umuntu wese arinjira akakirwa, ni nyabagendwa. uje baramwakira. uko uri kose nuza Yesu arakwakira, agutegeye amaboko. ni inzira nyabagendwa, ariko ni inzira yo kwera no gukiranuka. numubwira ngo mbabarira arakweza, nawe winjiremo muri iyo nzira. Imana ishimwe. nshuti yanjye, ni ukuri Yesu niwe nzira. hari uwaririmbye aravuga ngo dore inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni iya Yesu n'umusaraba we. nuhusha inzira y'uwakubambiwe ntabwo uzagera mu ijuru, kuko niwe nzira.
kenshi turariririmba ijuru tukarivuga turanarishaka, ariko ntabwo tumenya aho baca. Yesu niwe nzira wenyine. Uzi ko wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4:12 yavuze ngo nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu. Yesu niwe nzira nshuti yanjye. Ngwino Yesu agutegeye amaboko kugira ngo winjire muri we. Niwe nzira irafunganya, ariko niwe nzira y'ukuri, niwe rembo ry'intama, ni inzira nyabagendwa, ni inzira yo kwera no gukiranuka. Ngwino. Nsoza nagiraga ngo nkubwire amagambo Luka yanditse, yarayanditse ariko nawe ni Yesu we yavugaga. Hari ikintu yongeyeho gitandukanye, ariko ajya kumera nkamwe twasomye muri Matayo ibice 7, ariko yongeyeho ijambo rivuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Rya rembo twavugaga, noneho aravuga ngo mugire umwete wo kurinyuramo. Kubera iki? Yaranditse, Luka yarandika, ni Yesu wabivugaga bien sûr. Aravuga ngo mugire umwete wo kunyura muri iryo rembo rifunganye. Ngo ndababwira ukuri yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomanga aho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi sinzi naho muturutse. Ngwino. Hari igihe hazaba hatagikinguye, ariko Yesu rembo ry'intama araguhendahenda ngo winjire muri we. Ugira umwete wo kwinjiramo, uve hanze, maze nawe uzagere mu bugingo buhoraho, kuko niwe wenyine nzira, niwe rembo ry'intama. Imana niguha umugisha uri muhirimbanira kwinjira muri iri rembo, kwinjira muri iyi nzira ifunganye, kugira ngo uzagere mu bwami bwo mu ijuru. Iyo winjiye muri Yesu ugera ku musaraba, ugaturwa imitwaro, maze ukazaba muri bya byicaro byiza Yesu yaguteguriye. Ngwino winjire, Yesu niwe nzira. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.